ariko ubwo twagiye kujya hariya Ishyorongi Inyamirambo ida nkuko twatangiye tubivuga guhera kuri chairman wa APR Fund de Rusangano bizwi neza ko turiyo ari nabo yarabizi ko itangazamakuru ryahawe karibu kuko bari batumiye bwana nanagezeyo Hitimana nza kubwirwa yuko muri yo cadre yuko abanyamakuru bari buze kureba imyitozo APR twemerewe ngo umutoza fuka tuvugisha nka organizer equipe n'abakinyi babiri. Ibyo ni ibintu byari bipanze nanjye baranaje gukurikirana ndabibaza waje kwibaza noneho ubwo byari ahaco kuvuga abakinyi imbere y'imyitozo itangira ni bande buze gukoresha ni bande akenshi nk'abakinyi ikomeye ya pyramide abantu twari hariya twahurije ku bakinyi bazi pyramide bakina imikino ino ngiheruka bagiye gukina game ya gatatu abo ni bande abo bakabaye nka Omborenga bakabaye Claude bakabaye Ruboneka bakabaye Ramadhan na Pierre bayizi n'ubundi tutabanjemo Watara Yunus arayizi ariko abo tutanga amazina twatanze amazina rwose hakiri kare mbere ko imyitozo itangira. Claude capitaine buri abari obvious bari uca abana ndetse na Ruboneka Bosco imyitozo ikirangira ubwo navuze ko kuva kuri chairman wabizi ko duhari kugera kuri team manager ko yana basanze Afande Kavuna yaje anadusuhuza ndetse ubwo nabandi bashinzwe communication n'umutoza bizi n'abakinyi bahita bahabwa communication noneho barabibwirwa ko bagomba kuvugisha abanyamakuru nyuma y'imyitozo. Bafana ba APR rero jewe hari ukuntu umuntu akoresheje ijisho rye ari kureba uwo bita wihanganya Ardeni wabikoraga kuri ibyo bintu byose n'umukozi wa equipe yabanje capitaine Claude ndabyibuka no byabaye kano kanya Ardeni wa media officer Claude ashaka kuba ari cyo gihe yakoresheje speed nini mu gihe nabonye asanzwe ari umuntu wirukanka wihuta cyane ariko yakoresheje ku mugoroba akibwira iryo jambo ko yavugisha itangazamakuru irenze yakoresha agiye gukata cross yirukanse asoka kapiteni w'ikipe abayiruka agiye ngo yabwiye Ardiko ngo afite uburwayi bukomeye ngo agiye kureba muganga. Uburwayi yakuze tiza ubwo bw'izuru bashaka ko iramvuniye ngo ntibyashoboka agiye kureba muganga. Ubwo ndagiye navuga kese kuri kese Claude yavuze ko agiye kureba muganga hari ukuntu wakumva uruhengekero wabyumvaho kidogo niba koko ari byo nyine simbi bese mwari mugiye kumubaza interview mwari mugiye gukina filime reka tubwenda ko yaba ari gutangura ngo n'amasaha n'amasaha niyo mpamvu nashyite bakantu kuvuga ngo reka wenda nitubona abandi Claude twamubuze wenda nta kibazo azaravuga n'ikindi gihe afite amasaha ya muganga yamubwiye atayarenza wa mugani kandi uburwayi nibwo bw'ingenzi kubuvuza kuko arakene kwa gatatu nta kibazo. Ruboneka bamukozeho none navuga bagira gutya sinshaka kuvuga n'itangazamakuru gutya nyine asa nk'uri guhinda umuntu abagira gutya agira ibiki nabonaga uburyo umuntu bitari dari gusafaringa kandi ku bintu bazi ku bintu abakinyi bazi aramwangira burundu mu manager yarabizi kuko byageze aho tunasaba hari umuntu wundi nahamagaye ngo basamu ace kuri team manager kandi nitwe yabimubwiye yari yababwiye akiri muri vestiaire abumva abakinyi bakiri no ku kibuga nta nubwo ikibazo cyuko bari banagiye bari bagihari komeza barabyanga bose boneka Ramazani urumva Ramazani nari ndi mukinyi wakinye izino match nyine uzizi pyramide kandi Rama afite kunaze no gusobanura ibintu afite nyine ukuntu akubwa ibi azi kuvuga nawe byabaye nka Ruboneka bose barabyanga ndibaza ikipe yagutumiye ngo ujye kushaka amakuru abafana bayo Rama bashaka kuba yakwanga kuvuga kubera ko ari umubenchera avuga ati ndavuga ntabanzamo barabyanga dore ikintu kibabaje kinakomeye cyane ubwo nafana abaperi wenda n'abayobozi b'abaperi babyumva kano kantu wenda baze kure uburyo bagakosora muri ikipe yabo. Claude ntiyavuze ngo agiye kwa muganga nkisoka stade urumva nabaye nkutindamo turimo turabika ibikoresho tujya gute namusanze hanze ya stade ariho ari mu modoka yicayemo muri ya parking yo hepfo henda muganga niwe bari kumwe mu modoka hari muganga ari pharmacy cyangwa se clinic ya mu modoka. Ndibaza nti ubundi ni gute habaho kuba hategurwa umunsi wa media yo gusura equipe utateguye uburyo ki iyo media iraza gukorana n'abagenerwa bikorwa kugira ngo abafana mushaka message ibagereho mu buryo buri bworoshye habaye koroherezanya. None se ubundi cya kabiri kandi uri muri mobilisation ni system mashaka abafana ko baza stade bakuzura. None ikintu cya mbere buriya cyereka ikintu cya mbere gishobora guhumuriza umufana kikamwereka ko nawe hari impamvu yo kuza muri stade kuza gushyigikira
nuko wowe nk'umukinnyi ugomba kuvuga ko mwiteguye muri ready mwebwe bacteur nge nshaka kubivuga ibyo bwabyo ijambo rya kapiteni rikurura abafana rihamagara abafana rirabamotiva ariko abakinnyi ba PL sinzi bajya hari igihe rimwe na rimwe bajya bikomporta uko babishaka kutaba uri comfortable uri umukinnyi umva udashaka kuvuga birashoboka ariko umwe babiri batatu bane ay kapiteni abagomba kuvuga ntabwo bishoboka kapiteni niyo ari comfortable igihe wakoze imyitozo nitegeko ubundi baranabihanira biriya iyo utavuze ndajya bitekereza hari igihe nigeze ku Gishyorongi ku bwa Kanyombya Thierry twanajyanye icyo gihe Thierry Froge ashaka atwima abakinnyi ngo ntabwo ngo abakinnyi ngo bari buvuke chairman siyo haburaga iminsi mike ngo bakine na APR no ya nareyo na Rayon Sport yari derby Richard Karasera avuze ngo murashaka nde ahita atuma we ntabahamagaye yahise atuma banza aratumye kit manager sinibuka neza umuntu cyangwa team manager yaravuze ngo twaravuze turashaka Tadeo Rwanga turashaka Clement Igena nicyo kintu ahari na Claude sinibuka nibuka kuri Afande Richard yaravuze ngo ndavuze ngo aba bantu twabahamagaye twabemere kuzangaha mwe muranga kuvuga umutoza mwihorere Kanyombya yese yatse imodoka baramutwara aragenda Shari Karasera yaravuze ngo muvugisha itangazamakuru muze bavuye mu imodoka iri hirya bagiyemo bose bava mu modoka aravuze ngo chairman aravuze ngo mugende araza turavugisha turigendera ngiye numva ko izi interview zari no kuba ari nziza cyane ku bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club kuko nibo basikeneye cyane uko bakeneye kubwira abakinnyi ukeneye kuvuga situation kapiteni ukeneye kuvuga ngo yego piramide yaradutsinze ikinyagiro kigabanyuka uyu mwaka tuzakora byiza kurushaho icyo dushaka n'abafana kuza kudushyigikira nizo mbaraga z'abafana ruboneka hari ibyo wavuga ugahamagara abafana kandi abafana Kanyizo uko umuyobozi w'abafana ubwo Jangwani uko yavuga message ntago yakihuta cyane nk'iyaruboneka ujya mu kibuga ujya kuri pitch ariko nkibaza niyo yabifite akamaro cyane kurusha abafana Majoro Kavuna chairman team manager Majoro Kavuna ntabwo afite ubasha bwo kubwira abakinnyi ngo mugende muvugisha itangazamakuru cyane ko APR niyo yatumiye abanyamakuru none se murayima abakinnyi ngo mugende oda yavuye hejuru kwa chairman abakinnyi bagezeho barusha imbaraga team manager usanze team manager ahubwo nabo atemera ibyo kuvuga nawe ari mu murongo ari mu murongo w'abakinnyi cyaba ari ikibazo kinakomeye ariko icyo nashaka kuvuga aho nk'ibyo bintu dewashaka kuba ntabyaze Afande aba bakinnyi ngo no muri Tanzania naramenye kuva kuri chairman no muri Tanzania ngo bajyaga kuvuga ngo baba hasi ngo ari kubakurura ariko rero abakinnyi b'abanyarwanda ase Claude ahindutse gute Claude niyo mugabo niyo muntu naragishwa ko ari icyongereza cyangwa se igiswahili wenda atari ndi mukoresha uvuga ikinyarwanda cyangwa igifaransa ariko ikinyarwanda ugiye kubwira abakunzi b'ikipe yawe ugiye kubwira abagufana abagwa motivation Claude uhindutse gute kunzi ko nawe wari umuntu wakunda kuvuga kandi n'inshingano bose bikwemerera aho bahungu bawe ugiye kuvuga gutanga ihe ngingo nangiye kuvuga nti kuva kuri chairman wa APR nibashaka bazabirebeho ibi bintu bakora byo guhisha byo kwanga kuvuga ku bakinnyi bazarebe niba hatari pourcentage bibima byo guhura kw'abakinnyi n'abafana kwiyumvanamo kumva Claude yavuze umufana uri Nyagatare aravuga ati Claude yavuze ndazamutse niyumvisemo APR kubera ukuntu mbona Claude asobanura ibintu APR numvise iri hafi yanjye kubera ko hari ikintu abantu bajya bibeshya wowe ruboneka uranga kuvuga Claude uranga kuvugisha Kanyizo hako n'ubundi Kanyizo azi ibintu wari ugiye kuvuga kenshi ntabwo bizatungurana na kantu gato uzashyiramo ko gutungurana wenda katari kitezwe hakabamo surprise muri interview ariko kenshi rwose nibazakubeshye umunyamakuru ajya kuri tele uwo ari buvugishe azi uburyo avuga azi n'ibyo ari buvuga yewe no kuba tuba twaje Nyamirambo ntabwo ari interview ya Kanyizo si interview ya Radio 10 ni interview y'abafana ba APR nibo dushaka kubahuza twumvisha abafana niyo mpamvu turi aha ngaha twumvisha abafana ba APR uko umwuka umeze muri club Claude ahamagara abafana Claude aho icyizera abafana muri mobilisation murakwepa kuvugisha itangazamakuru bigende biteze ibi ntabwo
ntabwo biri pro habe na gatoya rwose kuva kuri chairman Deo nimushaka ibi bintu muzabirebeho afande Deo rusanganwa muzabirebeho niba nta kintu byima APR kandi ntabwo bibaye uyu munsi hari igihe iyo bari excited bari hejuru batwaye ibikombe baba bavuga buri wese avuga ariko bakageraho muri sezo bagafrena wenda bitewe n'umusaruro cyangwa se sinzi ariko muri APR muzabirebeho ibi bintu niba ntacyo bibimisha cyangwa barakari itangazamakuru ko bakirititse ko babaye abanyuma mu nkera bakaba n'aba gatatu muri Sekafa itangazamakuru se ryashyizeho amategeko cyangwa ryarakinnye niryo ryabatsinze ahubwo wari umwanya mwiza wari umwanya mwiza wo kubwira abafana gutekereza ko hari inkera y'abahizi forget Sekafa muyibagirwa now time for pyramid focus ariko nanone amaranye ndakeka ko bashobora kuba wenda baragize ikibazo ku itangazamakuru rega buriya umuntu ari informa abanyamakuru barabeshye ntabwo APR yabaye ya nyuma none se ubundi abakinnyi nyine hari igihe umuntu kumubwira ko ndi mugufi bikubabaza mbizi ariko kubimbwira nkaba numva bitari ngombwa abanyamakuru bajye baza bicare bavuga ibyabaye aba tunarebere hamwe kugira ngo batarakarirwa hari umuntu babazwa n'ukuri nyine hari na karakteri ariko tujye tunavugisha ukuri abakinnyi b'abanyarwanda ariko Claude kapiteni kuko iki kintu niba umuntu umwe yacyanze ntabwo agakwiye gukwepa abanyamakuru niba umuntu umwe yacyanze muri crisis nundi akacyavuga kuva muri iyo crise ndi gutekereza ko babiganiriyeho kandi ariko bimeze umuntu witwa Ramadane Claude zikuvuga niba Claude yabyanza akirukanka ruboneka agasya Samet sinzi ukuntu ruboneka mwamwegera akabyanga wasanzwe ari na shayi ishobora kuba ari nka ku ari ibintu bagambanye ari ibintu bumvikanye barafinda se mwamugerageje oya barafinda ntabwo twamugerageje n'ubusanzwe nabonye nawe ntakunda kuvuga ariko abo mvuze nibo babyanze ndeba n'amaso yanjye ndavuga nti openly iyi character yanyu mwabasore mwebwe abo ngarutseho sinzi niba wenda hari aho mubona izabarenza no gusanga atari nabo bifite aho wagenera umuryango wa APR abireba umuryango wa APR bigendanye n'ibi ngibi ahubwo ni football iyo ari umuryango hazamo na za atletism nabivuze ibi bintu hari urukundo biyimisha rw'abana bumva radio bumva ntabwo umwana aza ku kibuga hari connection hagati yabo n'abafana igenda hari ikintu afande Richard yari amaze kuzana ikipe yayiha bajya bamushinja koko uragarura Richard uragarura ibibazo ngo ndabivuga kuko nawe watanze urugero ko bari banze kuvuga arabahamagara arabyongeye ndabyongera kandi wabonaga baramwirukanye hari abantu baza mu mupira n'ubundi tukabirukana tukabaregreta nyuma wabonaga ikipe yayihaye abafana ibyo rero ngo ntabwo APR ari gukwiye kuba ni naho yavuze ngo data none se APR ibereyeho iki ntabwo ibereyeho umufana ngo ntabwo ari kwiriye ko APR ari ikipe ya gisirikare ari ikipe udakwiye guha abafana cyane ngo ibe nka Rayon baravuga ati APR si nka Rayon APR igomba kugira ikintu cy'icyubahiro ku buryo ntabwo ari nka Rayon kuko abantu bayibona bayikumbuye cyane niko bavuga bavuga ati APR ntabwo ari ikipe ugira access uko ushaka